fata ku mavuta avuga ibigambo byinshi ariko njyewe azibeshya mvugeho na rura rudafite hari igihe azaturika amaze kubyibuha ngo bamugura akamodoka amakuru yose menya afite ngo yaguhaye miliyoni 2 ngo agure akamodoka amakuru yose menya afite ariko fata ku mavuta nzamusiga amamesa kwa Vumba niwe muvumba wa mbere mu Rwanda aravumba yagura icupa niwe uvumba ku nzoga z'abandi fata ku mavuta ni ingegera ni mayobe yadanje mu rwego rwo hejuru kusi ukwibasira umuntu ntabwo ari kumwibasira fata ku mavuta ni inzererezi by'umwihariko ntimuzohereze kuyatanga ngo yagongwa bari uzayama ko n'abasigaye yanjya. Alright, ni Jalas Official. Aka kanya ndabasuhuje nizere ko mumeze neza cyane nkuko mumukunda nkuko mugenda mudusaba muri benshi muti yakamwana. Aka kanya turi kumwe twahuriye Musanze kubw'amahirwe mu buryo butunguranye no gutura abanyakigali ko twahuriye Musanze nabonye yahatwitse mu buryo bumwe cyangwa ubundi niko nkunda kuvuga. Yakamwana meze gute? Jalas Official, abakunzi ba Jalas Official, my name is Yakamwana Official. So banenazimbo zanagasuzuguro but bakumura ngana YouTube. Nubwo wasuzugura ariko kuri YouTube kan cross n'aba supermanager bakanyobye bari zero ba metre nzovu kuri Bimba Primus ya munene Mobimba so yeho Primus ya munene Yagamona Mobimba Sinonga indenge peza kitoko peza na superstar na kati ya Kigali bayanazimu uzari nagasuzugura ariko ntago bazapima so n'umusore kugana n'umusore arambwira ati buriya mu bantu b'abasirimu ngewe mbona mu Rwanda Yakamwana ari mu bimbere kubera ukuntu avuga indimi nyinshi cyane abundi indimi uzi nizinga ugereranyije izuzi neza kuvuga fresh Pasiya kamaze urimbira karingara gato Pasiya boye na monate balobinale kisa bebere ngambota bongera kuma moto ya manga yo kabolenga kutangiye guseka kugenda umanura ijwi umva nuvuga twebwe yo twanyweye kaboke nangwa se akayoga akaboke tugabanyijwe ko barabizi kira kitu ibonga lipute umva werasoni umva nkukutiremo ka werasoni Pasiya yoga pasiya boy sesika asesila nguteremo wino papa mbimbaye anyataga turakoka katalo bakatro sukuma de papa ngosuma chuma papa ngosuma sukuma chu papa ngosuma alaba usiniguse Amvana uvuga twebwe buri wese agira ibyo akunda ushobora kurya insambaza cyangwa se injanga so ushobora kuba ukunda Diamond ngewe nkunda Koffi buri wese agira ibyo akunda niyo ugiye guteka iwawe nta mugore ugira ugatereka ngure injanga za desa sonye n'ubugari bw'ijana ukarya so mbwiye abantu bose nazagira uza kureba mu cyungu cyanjye ntukaze kureba mu cyungu cyanjye ngo natetse iki ko hari abajyama baza akaza kuri geto yawe akaza kureba ngo watetse iki ebara buri wese ko arangarira mu cyungu yawe mbwiye abakongomani bose n'abanyarwanda n'abatanzaniya apana kuangalia mu cyungu yawe ntukarebe ibyo natetse
full stop elfu nakula chakula yangu niba naguze njanga zija ngura ubugari bwa desi cyangwa se ngura ibirayi bavanga n'ibishyimbo bya desi ntukaze kureba mu cyungu cyane para kwangarira mu cyungu yawe full stop abasiribateri by'umwihariko n'abagore mugira ndabiyamye ntukaze kureba mu cyungu cyane full stop kusafuriya kwangu toka biherutse kukubaho kuri kubiyamara umuntu uherutse mu nkono yawe ariko umutipaza urazi ko watetse nta mugore afite agasanga wahishije akaza akabirya byose njye naguze indagara nk'umunyobwa ngakura agasosi ka muzuri sana kutakawunga njyewe sindarya agahita aza akabirya byose abasiribateri ndabiyamye apana kuza kukundira ibiryo mu cyungamo bishaka abagore yakambona ukunda gukorana n'abanyamakuru benshi cyane njyewe mfite amatsiko ni uwuhe munyamakuru waguhemukiye ni uwuhe munyamakuru mwakoranye neza uvugisha ukuri kandi nzi ko utagira urya iminwa yanjye ntabwo navuga bamemukiye abanyamakuru bamemukiye ni benshi cyane ariko njyewe ntabwo nkunda kuvugira aho kuko nabo ubwabo barabizi umunyamakuru uzi ko yamemukiye nawe ubwo biramurya ku mutima ntabwo njyewe navuga ibintu byinshi naje mu kirori naje kwishimana na filime nyarwanda ntabwo rero navuga abanyamakuru bamukiye nabo ubwabo barabizi thank you very much ngana keye mwana mboka nkubaza akantu kamwe ubone kugenda sibyo mbere yuko ugenda reka nkubaza akantu uko urumva uri muri Gatarina uno munsi waje mu Rusobe iyi filime bazayikubonamo iyi filime niba nyinera tuzakina ariko njye nyina muri Gatarina by Mutoni Asia nabonye mu minsi ishize uri kuvuga ngo kugenda byaranze nyine ngo byarapfuye byagenze gute nabonye akantu k'agatayito nabonye ahantu uvuga ngo ari mu marira ngo kugenda ntibigikunda kujya state byarapfuye burundu ubu ngubu ntuzagenda kuriya UNHCR shora kuzagenda nubwo byapfa ariko I'm still in Kigali I'm working nubwo najya muri Amerika nzaba i Kigali so Africa American is the world nisi so isi ihora ari isi tuzayibana nk'uko Imana yayiremye muri Amerika kamwana nicyo ukundira u Rwanda nuko rufite security for Rwanda so the reason why I'm so proud for Rwanda Misi je tuganira nubwo sinzi ni winyibuka wari wansanze ko hari abakimihura kuri flash twaraganiriyeho urambwira uti ngewe ibintu by'agakingirizo mbyibuka ari uko nyiri wo tugiye kurya akantu mbwiye ati ambara ubu kugeza ubu wamaze gufata decision no gutura hasi nta kwambara oya iki kibazo mbariya abiterwa na nyir'ubwite ko nuko akubwira ati ntabwo uri bunkore n'agakirizo wambaye bibangomba ukambara ariko yaguhaye uburenganzira bwo ati koreraho umuntu ukagutyo nyine so ndumva icyo kibazo cyoroshye kukunda agacupa kandi muri showbiz bakunda kuvugamo amarozi ntabwo ugira ubwoba ko bazakuroga uyu wanduga nawe azarugora nose nk'ubu ngiye kunywa ikiga gukanduga nanjye kunywa urwaga ukanduga byakumara nawe ejo uranguje ubundi nawe bakuruga umugabo witwa Fata ku mavuta uramuzi Fata ku mavuta ariwe yavuzeho mu minsi ishize Fata ku mavuta avuga ibigambo byinshi ariko njyewe azibeshya mvugeho na rura rudafite hari igihe azaturika amaze kubyibuha ngo bamugurira akamodoka amakuru yose mbayafite ngo yaguhaye miliyoni 2 ngo agure akamodoka amakuru yose mbayafite ariko Fata ku mavuta nzamusiga amamesa mupfikiza nasari igihe ubu turaburya amamesa uzagere urebe nta n'agatebe agira ko kwicaraho VIP cyane narabonye kwa Vumba
niwe muvumba wa mbere mu Rwanda. aravumba Yagura icupa se. Niwe uvumba ku nzoga z'abandi. Ufite ku mavuta ni ingegera, ni mayobe ya danje mu rwego rwo hejuru. gusa ukwibasira umuntu Ntabwo ari kumwibasira. Fata ku mavuta ni inzererezi. Wabonye uko mabuja wanjye ari Bujumbura sha. Tony Asi. yagiye ba Ngiye mabuja wanjye ni umubosi. ko atakujyanye Nuko njye ndi impunzi. Nuko ndi impunzi. Nta mpunzi yemerewe kurenga igihugu. Abanjyanye Bujumbura. Kandi Bujumbura yakamwe afite abafanazi benshi cyane. Simujya mubona no kuri comment. ngira ngo iyo nshyize akavido kawe kuri Facebook niho mbibona cyane kuko Facebook iha abarundi benshi cyane. Abarundi barampara. So mabuja ari Bujumbura, nshimira n'icano yanyu. So niki wabwira si uri Bujumbura n'abarundi bagufana muri rusange n'abanyarwanda n'abandi bantu bose bakunda Yaka? Abarundi mabuja. So subscribe, comment kuri Mutoni. So because mabuja ikunda. So I'm gonna love mabuja. Thank you very much. Ngo abadiaspora ngo ntago mukijya imbizi. Aba diaspora uzamubunane nibwo anyohereza $100 nangwa $100. Aba diaspora baba United States by'umwihariko Michigan, Texas, Chomantarine. So nshimira Gatsiri. So aba diaspora rwose muzambare basi mu makaborane mwana. Umudiaspora utazamba kubunana ntacyo uzabumariye, uzaburi 0 ku 10. So umudiaspora ukunda Yakamwana waburi Michigan, Texas, Kansas, Arizona, Michigan, Tala sanyorereza burana. Bagushinja kutagira nimero, bahe nimero bakubonaho. Hari abantu bajya bavuga ngo kandi abantu batubabiri nabikuriraho. Kandi njye numva ngufite petit frère. By'umwihariko imuzohereze kuyatanga ngo yagongwa bari uzayama ko nasigaye yanjya. Ndabwira ba diaspora bose yagona wasigaye ndiye ku mafaranga. Aba diaspora baranyoreze yago akayilil. So aba diaspora muzajye munyamagarira simuzongere kuyayoreza yago TV show. Thank you very much. Asante sana Yaka.